Bakunzi ba Karima TV twongeye kubaha ikaze kuri iki gicamunsi cyiza. Turi ku cyumweru rero nk'uko bisanzwe murabizi ko tugenda tubagezaho amakuru menshi mashya kandi agiye atandukanye, ibyamamare, abantu bakizamuka, abakinnyi ba filime, aya politike, imikino ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi rero ngira ngo muri kubona umukobwa mwiza cyane imbere yanyu kuri kamera zanyu, mo murabona umukobwa mwiza cyane wifunze. Ngira ngo abenshi barimo baramubona akamubonamo Priscilla, ariko ntabwo ari Priscilla. Mukanya agiye kutubwira amazina ye, muraza gutungurwa mwumvise atari Priscilla. Ubwo nyine nanje kwamara amatsiko namwe mwabyumvishije. Umukobwa mwiza cyane rero ngira ngo twamusanze mu rugo, murabona ko aba yateguye uburiri yabushashe ameze neza nk'umwari nyine. Ubwo birumvikana bivuze ngo nimba yashashe uburiri, ubwo no hanze aba yakubuye, ubwo no mu ishyamba ry'iwabo hafi aho aba yaciye imyeyo nyine, ibintu byose akabikora neza. Sister, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Tugusanze mu rugo rero. Hanyuma rero atangira wibwira abadukurikiye amazina yawe yose, hanyuma turaza gukomeza n'ikiganiro. Nitwa Witonze Aline, ndi umufiyemeri. Witonze Aline. Witonze Aline, Karame. urabizi ko uri mwiza? Ni bande bajya babikubwira? Benshi. Abihera hese? Abihera hese? Byabura gutangira nyine muganira uvuga neza ko ntari mwiza, ntago bamvugisha. Ntago bakuvugisha? Urakoze cyane. Ati utari mwiza ntago bakuvugisha. Hanyuma Aline rero waratubwiye ati ndi umumerifiye. Hanyuma rero tugusanze hano muri murenge wa Gisozi, mu kagari ka Musezero, mu mudugudu mbaye ngeze ibanga gatoya. Hanyuma Aline, ubusanzwe uturuka hehe? Akarere uturukamo n'intara gusa? Aho mvuka kavukire. Yes, aho uvuka kavukire. Mvuka mu karere ka Ruhango, n'intara y'Amajyepfo. Uvuka mu karere ka Ruhango, mu ntara y'Amajyepfo. Hanyuma kugira ngo rero abadukurikiye baje kumva ijwi ryawe biraza gusa kuvuga cyane. Mu karere ka Ruhango, mu ntara y'Amajyepfo. Hanyuma Aline ni umumerifiye, bivuze ngo ni n'umuntu uri ku isoko Cyane. umuhungu wese yakwapurayinga. Yes. Urakoze cyane. Hanyuma uturuka mu karere ka Ruhango, uri mu mujyi wa Kigali, mu murenge wa Gisozi. Aline, waje ryari, wahageze gute? Ko musaziye mora. Naje 2011. 2011. Nabaga muri famiye ariko ba muri ghetto. Uba muri ghetto. Ukivuga ghetto rero ubu ngubu harimo abahungu benshi ubu ngubu batangiye kuza kubaza nimero. Hanyuma se Aline, umaze imyaka 9 mu mujyi wa Kigali. Muri iyo myaka 9 waje ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 16. 16 gushyiraho 9 ubwo ukaba ufite ingahe? Imyaka 25. Urakoze cyane. Ku myaka 25 yawe rero waje kugira gutya, ubona nyine hari bibayeho bitunguranye cyangwa se banabiteguye, ubona Imana iguhaye umwana. Yes. Umwana wangana iki? Ni umutipe ufite imyaka 2 n'amezi 8. Kivuze ngo ni umutipe, hanze anga bashaka kugira ngo ni waba n'ijya mvugo yacu ariko urumva ngo ni umusore. Ni umusore. Utikoraho. Asa ko abantu benshi bagiye bakwitiranya n'umuntu ushaka kuba ufite ishusho nk'iy'abantu b'abanyamahanga. Papa w'uwo mwana yaba ari umunyamahanga cyangwa umunyarwanda? Se ni umuhinde. Papa we ni umuhinde. Wabyaye sapuna wangu? Ni byiza cyane. Nuvuga ngo papa we ni umuhinde, umwana ni ikimanyi. Ko numva nta babandi bose barimo bashaka kuzagira byinshi babaza ko bizabahenda nimba ahantu hageze umuhinde ubwo umunyarwanda. Mu Rwanda dufite abatipe beza nabo. Wareba ukavuga ni umunyarwanda, si umunyarwanda. Yes. Ikabuca. Ariko mu busanzwe ukunda abanyamahanga? Biterwa. Nicyo bafite se cyangwa n'amagabo? Urakoze cyane. Hanyuma rero Aline, waje kugira gutya ubyarana n'umuhinde. Hanyuma papa we kugeza ubu ngubu iyo muganiriye akubwira ko umwana mwemera. Impamvu nkubwiye ibi ngibi nuko akenshi bari abantu baturuka mu bihugu byo muri Aziya, cyane abahinde, ubusanga batemere ko babyara n'abantu bo hanze, ndetse niyo babyaranye nabo ntabwo bemera ko abana nabo kugira ngo batazabaca. Papa we muganiriye wumva bimeze bite? Wumva mwiyumvamo nk'umwana we, ubona ari ibyo amufasha cyangwa se yaramuhakana? Papa aramukunda ndetse cyane. Cyane pe.
wenda ntabwo yamujyana mu Buhinde ngo avuge ngo dore umwana nabyaye mu Rwanda, ariko aramukunda amwitaho bishoboka nta kibazo. iyo uvuze ngo aramukunda amwitaho bishoboka, hari abadukurikiye bashaka kumenya amwitaho gute? Yishyura inzu, akamenya ko umwana ari burye, akanywa, akambara kandi neza nta kibazo. Ya urakoze cyane Aline, uraza kugerageza gusa nkaho uzamurijwe. Hanyuma rero uravuze ati amwitaho amukorera buri kimwe cyose. Aline, iyo urebye neza nk'inshingano umubyeyi wese agira kugira ngo abashe gufasha umwana ndetse n'umuryango ubashe kuzamuka, nk'umuntu mutabana hari uburyo umukorera bije ukavuga ngo uku kwezi nkeneye amafaranga angana gutya kandi agomba kuboneka kugira ngo akore bya bikorwa, kuko n'abubatsi basanzwe babana nabo bashakanye uba usanga iyo bije bayipanga. Wowe uyirebye neza ubona nko mu kwezi agufashisha nk'amafaranga angana iki? Mu kwezi ntiyabura ibihumbi 300 dutakaza aduha. Ibihumbi 300? Kandi akabikora yishimye cyane rwose. Wow. Anibaza nimba ahagije ngo twongera andi, ariko wumva nta kibazo kubw'umutima biduhanye. Urakoze cyane. Nuvuga ngo buri kwezi rero turasamira cyangwa se reka okay, aya mafaranga agomba kuyohereza kugira ngo abashe gufasha umuryango, abashe gufasha umwana. Hanyuma mbere yuko tuza kwinjira noneho mu kiganiro nyirizina, ntabwo turakinjiramo, iyo murimo muganira ku bijyanye n'ubuzima bw'umwana n'ejo hazaza, wumva afite izihe nzozi? Wumva umwana arimo kumutegurira iki mu gihe wumva ko atamujyana iwabo? Wumva arimo kumupangira iki? Afite konte twafunguje tuzigamiraho umwana kugira ngo ejo nanagenda bikaba ngombwa ko atari bubone uko yohereza amafaranga cyangwa atagaruka, bitewe na ko kundi bambwiye ngo iwabo ntabwo byemewe kuba wabyarana n'umwirabura, kugira ngo ayo mafaranga azadutabare. Ya urakoze cyane Aline. Urugize ati dufite konti, iyo konti ni ishobora kuba yafasha wa mwana mu gihe habonetse nk'ikibazo runaka y'amafaranga aba yagiye cyamufasha. Hanyuma Aline, hano mu Rwanda hari ibintu twemera ko umwana agira ababyeyi babiri, akagira ahantu abarurirwa kugira ngo wa mwana azakurikiranwe n'ababyeyi bombi. Uyu mwana yababaruye kuri papa we iwabo yaramubaruye cyangwa hari ubundi buryo mwabyumvikanye? Nta kibazo pe. Abaruye kuri nde? Atubaruyeho twembi. Wamubaruje gute ubwo ngubwo? Wagiye ku murenge? Wagiye ku murenge, turajyana turamwandikisha. Nawe mwe muri kumwe? Yeah. Aramwemera? Wow, byiza cyane. Hanyuma rero Aline, reka twigarukire gatoya inyuma. Uyu Muhinde ni umunyamahanga. Mwahuye muti kugira ngo ajye kukuyumvamo, ageraho muba mwagirana ibihe, akifuza kukubyaraho umwana, byatangiye gute? Njye nkunda gusohoka mu buzima busanzwe. Ukunda gusohoka? Wow, ariko biragusura ubona ko ukeye kabisa. Narasohotse nyine, nasohotse turahura, aranyishimira, turaganira. Hari mu kabyiniro? Yeah. Turaganira, turamenyana buke buke, genda biza birangira dukundanye. Turabyarana nyine. Ya Aline, hanyuma rero mwaje guhura nyine muhura mu kabyiniro, murabyarana, kugeza ubu ngubu mufite umwana w'umuhungu. Yego. Hanyuma rero mbere y'uko muhura mwaryamanye mumaze nk'igihe kingana iki mumenyanye? Ahubwo ubwo ntitwabikoze uwo munsi. Nako kanya? Ntabwo nari kwihangana. Ni vuba vuba? Nari namukunze. Wari wamukunze? Yeah. Prince noneho yari n'umwana ukeye cyane. Ntabwo ari kwemera rwose ko akugendana. Icyo gihe yakujyanye mu rugo iwe rero? Nego, twaragiye tujya aho yaracumbitse. Imvuga icumbi utajyana igeto nk'iyanjye. Ni geto itikoraho? Kugira ni ibihe nyine. Aline, mwamaranye igihe kingana iki kugira ngo inda yinjire? Wamaze nk'icyumweru? Wamazeyo nk'umunsi? Ntabwo ari uwo munsi yinjiye. Ibi byagenze bite? Naratashye nyine, dukomeza tuvugana, dusurana, birangira tubyaranye. Ariko nawe warabishaka ko ayigutera? Ntabwo nari kugotwa. Ntabwo ari kugotwa? Waravuze ati ndayigutega uko byera kose iri buze kwinjira. Hanyuma se umunsi wa mbere muryamana rero Aline, wabonye muri we ku maso ye yaragaragaraga gute ku munsi wa mbere? Yari yishimye. Ukurikije rero ukuntu wamuhaye keya, ni nk'iki kintu cyamutunguye cyangwa se kigatuma asa nkaho umukurura cyangwa se agasa nkaho agutekerezaho n'ejo akagusubira? Mana we,
yarishimye arambwira ngo inyuma yari yanyishimiye ariko noneho yarushijeho. ese ku munsi wa mbere muhura wabonye adafite nk'impungenge zo kuba yakoresha uburyo bw'ubwirinzi cyangwa se nka prudence cyangwa se of course bwa mbere twarabikoresheje ko ntabwo twari twizeranye, ariko mu nyuma tugenda tumenyana turipimisha tukoreraho. mwagiye kwipimisha. hanyuma rero ku munsi wa mbere uhuye n'umunyamahanga. niwe munyamahanga mbere muryamanye? wapi undi umunyamahanga mbere mwaryamanye no mu kihe gihugu? ntabwo nshaka amazina ye, mbwira mu gihugu gusa. Tanzania, abanyakenya, abakongomani, abo muri Amerika, ako ashobora kuba ariwe muhinde nk'uwa gatatu cyakora. Yes, urakoze cyane. hanyuma rero ubwa mbere wahuye n'umutanzaniya yari umushoferi cyane wabimenye kabisa. bari abantu moteri bari batwitse urumva nabo bakaza bagatwika kabisa. hanyuma rero umunsi wa mbere uhura n'umutanzaniya wumvisha bimeze biti? wumvisha atandukanye n'umunyarwanda? araho batandukanye. duhe urugero ugerageze kuvuga cyane kugira ngo abadukurikiye babashe kuza kumva ijwi ryawe neza. baratandukanye cyane kuko abanyarwanda, umunyarwanda kurongoye ntakunyaze wapi ntabwo byavamo, ariko abanyamahanga ahari baba batarabimenya cyane ntabwo baba babizi rwose. ubikoze umutunguye gusa iyo ubikoze surprise kandi mubera nziza. urakoze cyane. wavuze ati harimo itandukanye nini cyane, ati umunyarwanda iyo muhuye hari ibyo abashaka. none se ubwo wowe urashima abanyamahanga, bivuze ngo nawe ibyo bintu rero byo kunyazwa ntabwo bikunda, kuko uvuze yuko ushima abo ngabo batabikunda. oya iyo ubimwigishije arishima birenze. iyo amaze kubivumbura akamenya ibanga ririmo ntiyahava, ntabwo yahava cyane. ashinga ipoto neza burundu. nyuma ukurikiyeho rero, nyuma y'uwo mutanzaniya hakurikiyeho uwo mu kihe gihugu? n'umukongomani. wowe wamwumvisha ute itandukanye rye na wa mutanzaniya cyangwa ni bamwe? nawe yaje ari mushyashya, nawe ntabyizi, tumwereka ibintu bibasaba. nyuma y'umukongomani haje umunyakenya. umunyakenya we wumvisha bimeze bite? atandukanye n'ibyo bihugu byombi uko ari bibiri bitandukanye? umunyakenya yaramenyereye mu Rwanda, arambwira ati abanyarwanda ndabakunda, mbakundira iki? ese uragifite? cyane rwose. tubijyanamo neza. we wumvishe se abikora bikaza cyane? warishimye mbega muri cyavuze ati none we nikosora kabisa. ni n'abasore barebare cyane. nyuma rero umunyakenya avuyeho babaye batatu. haje uwo muri Amerika. haje umunyamerika. yari umwirabura yari umuzungu? yari umuzungu. uwo muzungu rero aho dushaka ko dutindaho noneho, habanje umutanzaniya hari ibyo atazi ariko arabyigishijwe, nyuma amenya ibanga. haje umukongomani nawe aje atabizi, nawe amenya ibanga. haje umunyakenya we yarabimenyereye we no comment. umunyamerika rero sasa, umunyamerika ari mushyashya pe. urabona nta n'ikimwe rero amaze mu Rwanda. yarangoye kuko we narabikoze, arambwira ati no, arabyanga, aranarakara, ndamwihorera. ndagira ngo ubashe kutubwira neza abadukurikiye kuri mikoro za Karema TV babashe kumenya. uravuze ngo yarabikoze, warabikoze arabyanga. ni iki wakoze? naranyaje arabyanga. wowe warayifatiye? yego, ndabyikorera. wayifashe ute ubwo? ndabizwa gukora. bitwereke nyine ku ntoki ntacyo bitwaye. bati nayifashe ntya narayifashe ndabikora, arabyanga. none ntibimunejeje, ndamureka. yari amaze kubona se ko hari igihindutse? yes. ndamureka akora ibyo ashaka we. ariko nyuma y'agahe tuza guhura, nyuma y'iminsi mike, numva byanga bikunda, twahuye amaze kumenya amakuru. yaramaze kuba indara, niko twabivuga. mbega yaramaze kumenya icyo gukora. arambwira ati nkakugurira tugakora bya bindi cyagiye hanze ako kantu. noneho icyo gihe urabimukora arishima cyane rwose. akazi yarakampariye. wow, ni byiza cyane. hanyuma rero nyuma umunyamerika avuyeho, wakurikiyeho no mu kihe gihugu? ni umuhinde twaje kubyarana. ni umuhinde mwaje kubyarana. uwo muhinde nawe watubwiye ko nawe hari ibyo atarazi, ariko nyuma yaje kubimenya.
amaze kubimenya wabonye abyakira gute, abonye ari ibintu bimushimishije? yarishimye n'ikimenyimenyi yarakwamye. Yarakwanye ubu ngubu nta kibazo. Hanyuma rero watubwiye ko papa w'umwana baheye muri kumwe cyangwa no njye mba ku Gisozi we aba Kacyiru. papa w'umwana bakakira ako dubura kenshi gashoboka. mura kenshi gashoboka. Yego. Ya yivuze kenshi gashoboka, nta kintu kitagira umubare. Kuva mu gitondo nitsa mu inshuro 5. Nshobora kuba inshuro maze guseka. Ufite inseko nziza pe. Ndumva umaze guseka nk'inshuro zirenga nk'icyenda kuva dutangiye kino kiganiro. Hanyuma we yivuze ngo kenshi gashoboka byibuza mu cyumweru muhura kangahe? Mu cyumweru dushobora guhura nka 4. Hanyuma papa w'umwana abana nande? Abana n'undi mugenzi we. Rero hari akantu keza kabaho buriya bari abantu bo muri bihugu, ni abantu bafite umuco wabo wihariye nk'uko dufite iwacu, barakundana. Ni wa muntu ushobora kumenya ko mugenzi we afite umugore mwiza, nawe akaba yamumuha nawe akamwumva akavuga ati reka nanjye numva umugore wa mugenzi wanjye. Gusa natwe mu Rwanda kera byahozeho, wasangaga hari icyo bitaga gukazanura cyangwa se gusigara ku rugo, ugasanga nk'umugabo ntawe uhari, agasigaho murumuna we. Wowe nk'iyo ugiyeyo ntabwo ubona ashaka kubwira nka mugenzi we ati uriya n'umugore wanjye ndamukunda ameze neza ndagira nawe wumve hanyuma uzajye umwubaha. Mugenzi we ntabwo mwarahuye kuri yasije yanakwica cyane. Ya urakoze cyane. Hanyuma rero nyuma y'umuhinde mumaze kubyarana nta kibazo uko biri kose, ni umuntu w'umunyamahanga, ni umuntu mudateze kubana uko biri kose, agiye baba barasize abagore iwabo, cyangwa se akaba ari nawe akaba ari umusore akaba ari nanga mu buryo bw'akazi, hari izindi mpamvu zitumye aba mu gihugu. Uko biri kose umukobwa mwiza ntabwo ubuza abandi bantu hirya muganira. Nta wundi munyamahanga mwaba mwaragiranye ibihe nyuma y'uwo muhinde? Ntabwo babura. Ngende ndashaka umbwira ibihugu kuko ndashaka kugira ngo nze gukora analyse. Ari n'umushinwa tuziranye muri ibi bihe no muri kumubungu. Abashinwa rero buriya bo kuko hari benshi babavuga ukuntu abashinwa buriya iyo babikoze bimeze bahumba bimeze ni pyu. Ya ibintu byinshi n'umugore ashobora gukora nk'iminota ingahe kugira ngo barangije? Mana ni umunota n'amasegonda. Hanyuma arinde umushinwa nawe muri kumwe, nta wundi munyamahanga uhari n'uwo nguwo. Hanyuma yikurikije rero umunyakenya umutanzaniya mwatangiranye, ugakurikizaho umukongomani, ugakurikizaho umunyamerika, ugakurikizaho umuhinde n'uwo mushinwa. Ninde muntu byibura mwaryamanye ukavuga ati uyu muntu aranyemeje kabisa ndabikuze, umuntu aranyemeje? Mana abanyakenya baza akazi. Abanyakenya ya uramutse utanze biroti muri abo bantu ukavuga ngo wowe wabaye wa mbere, wowe wabaye wa kabiri, wowe wabaye wa gatatu, wowe wabaye wa kane, ninde waba wa nyuma muri abo bantu? Umushinwa yata niwe warizura burundu. ya urakoze cyane. Umushinwa yarizura agataha aririmba urwabonye. Umunyamerika afata nk'umwanya wa kangahe? Yafite nk'uwa kabiri. Hanyuma rero papa w'umwana se yajya ku mwanya wa gatatu kabisa. Okay. Hanyuma rero urakoze cyane kuba uduhaye amakuru. Hanyuma tugiye kwinjira no mu kiganiro neza ubu ngubu, twagira ngo tubanze twinjiye muri mood. Hanyuma arinde kugira ngo ugire ubushake, kugira ngo wumve ushaka imibonano mpuzabitsina, utegura gute? Uteguzwa iki? nikubona nkabona ndakwishimiye, icyo kirahagije. Ariko ukubisemo akantu kamwe utanabikoze twarwana. Ubwo bivuze akantu kamwe ni agaki? Ni agacupa. Yes. Wanamwishimiye noneho akakugurira kamwe. Yeah. Rwose aho ngaho mwahita mujyana. Hari abashobora kwibaza ati umukobwa anywa iki? Okay, reka tukareka ko twatugiye kwamamaza, tugiye gukora publicité y'ibintu bitatureba kandi tutahera uburenganzira. Hanyuma rero utegurwa gute rero? Nkunda umuntu nkarisa ndetse cyane. Yivuze kugukarisa rero dufite ibice byinshi cyane umukobwa ashobora kuba yishimira ko ushaka kwamukoraho. Hari kumusoma, hari kumukora mu matwi, hari kumukora ku kananwa, hari ku mabere, hari ku gitsina, hari ku matako, hari ku maso, hari mu musatsi. Ni hano ashobora kuba gutera santima, ashobora gutuma noneho ushobora gushaka imana vuba. Yewe unsomye ukankora mu matwi biba byabaye tayari.
ikimenyetso gishobora kubigaragaza yuko winjiye muri mudu neza ugeze aho ubishaka ni iki? Mana we. Ndapfa nkumva mbuze n'umwuka wo kuvuga. uvuze gupfa rero ntabwo abantu benshi barimo kubyumva. Hari ibintu bishobora kuba Ucika byakuranga imbaraga. ucika imbaraga. Yeah. Mu nkike y'epfo nta kimenyetso kibigaragaza, Atangira kuza. Ndavuga amazi. amazi atangira kwimena Yeah. ako kanya. Mm. Hanyuma rero wa muntu uramwishimiye murahuye, Aline turagira ngo duhe urugero Mm. cyangwa se utubwire ukuri kwawe. Mm. Iyo ukoze imibonano mpuzabitsina ushobora kurangiza mu gihe kingana iki ku ituro ya mbere? Nakwishimiye ni mu rugero n'uwahene kandi iyo ndangije ndakomeza kugira n'uwo turi kumwe nawe abashe kwishima. Abashe kwishima. Ni uburyo ubasha kurezisitamo ku buryo urangiza kandi ugakomerezaho. Yego. Aha. Urangiza rero mu gihe kingana gute? Narenga iminota 5. Iminota 5 ituro ya mbere urangije. Hanyuma rero kurangiza k'umuntu biri mu buryo butandukanye. Hari ukurangiza kubera yuko wahuye n'umuntu yagusomye yagukarisha akagutegura akinjira imbere. Hari no kubikorera inyuma. Ni iki kintu gishobora kuba kigufasha kurangiza vuba? Ni ukwinjira imbere cyangwa se ni ukubikorera inyuma? Kubikorera inyuma. Uri umuhanga muri byo ariko utari umuswa, utari ku ntobo, utari kugutoba. Yeah. Umuntu ugutoba numeze gute? Ari umuntu ubikora ukuntu ari kwiga kuko babimubwiye gusa ngo bikorwa gutya akaza akabikora agapapira. Igihe utangiye kuzirekura ukabona ahise acika intege. Ushaka wa muntu rero ufata umwanya munini akakwicara akakwitaho. Mbese ni ukuvuga ngo atarinze yinjira imbere akabikorera aho ngaho ya minota 5 Yeah. irangirana nawe urangije cyane rwose. Bivuze ngo imbere n'ubundi ntabwo wakunda kuko nta byishimo byinshi wagirira. Ntabwo mbikunda. Tugiye gukora inyuma tugiye gukora imbere duhindura position. Guhindura position. Hanyuma rero iyo ni turi ya mbere. Turi ya kabiri Aline ushobora kurangiza mu gihe kingana gute? Bijya gusanga bya bindi. Ni ya minota 5. Yeah. Aha, hanyuma rero uravuze ati dushobora kuba twahindura position mu gihe ushaka ko wenda position ushobora kuba ukunda ni nk'izihe zishobora kuba zigufasha muri iki gikorwa ukumva uri muri mudi kumva umeze neza? Nkunda akinyuma. Akinyuma Cyane. ubwo akinyuma kaba kameze gati? Ndapfukama. Jewe ngapfukama. Then nawe ukagira wahindukira ukabitwereka uburyo bikoramo. nuko. Hanyuma undi nawe akajya inyuma agapfukama nyine agakora akazi. Yeah. Hari abavuga ko rero ko inyuma bishobora kuba biterwa n'igitsina cyawe. Hari abantu bagira igitsina kiri inyuma, hari abagira igitsina kiri imbere. Ari n'igitsina cyawe giherereye? Simbizi. Ntabwo ubizi? Ntabwo ibyo mbizi. Igihe muri dushe ntabwo ujya wireba ari? Ntabwo ibyo mbyitaho. Ntabwo ubyitaho. Hanyuma se uganira n'abatipe ntibakubwira ati ewana umeze neza icyo nzi nuko bambwira ngo ufite cyiza. Bya iyo bavuze ko ufite cyiza rero ugira amatsiko ko baza ngo urabeshya ufite cyiza se gute, wakibonye gute se, wakibonye gute? Nyine ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko ari cyiza? Bakubwira ko ari bibi. Iyo umubwiye nawe ntabwo bisobanura. Akubwira ko ari cyiza gusa. Nawe akubwira ati ni cyiza pe. Yes, urakoze cyane. Ari nshaka ko batera amatsiko abantu benshi ko babasha kuba bamenya nako turifuza kuba twakimenya. Hanyuma ni cyiza. Ari ni hari umuco Nyarwanda nubwo wagize amahirwe navuga yo kubana n'abanyamahanga batandukanye batazi kenshi kubyenda n'umuco nyarwanda, ariko hari umuco uturanga uranga igitsina gore nk'abari n'abategarugori n'uranga abasore. Uw'abasore ntabwo turi buvuga uyu munsi, turareba kuba abakobwa. Wo guca imyeyo. Aline waciye imyeyo? Nzi gutarica uri umukobwa. Abakobwa benshi batabizi bakubwira ko bagiye mu mashuri ngo ntibabone umwanya. Uwo afite ikibazo. Afite ikibazo cyane rwose. Wabikoze wabitangiye ryari Aline? Nabitangiye ndi muri 15. 15? Nabimenye ninzi. Wabimenye utinze? 15. Waje kubihagarika ufite imyaka ingahe? Ngeze muri 24. Nubwo waje kubihagarika bivuze ngo biriho bigaragara cyane. Bigaragara cyane. Hanyuma Aline, iyo uganiriye n'abantu bo hanze batagize amahirwe yo guca imyeyo n'abagize amahirwe yo kuyica, bakubwira ko itandukana ririmo ririye? Bo utarayiciye aba afite ikibazo, bumva nta cyizere yigirira rwose pe.
nta cyizere yigirira. habe na gike. Hanyuma iyo uvuze ngo nta cyizere yigirira ntabwo ndi kumva neza icyizere cy'uko ntayo afite se. Kuvuga ngo yaryohereza umugabo aba yumva bitakunda. Hanyuma se wowe uko ubyumva mu kuba waraciye imyeyo wumva ari ikintu kiyongeraho mu kuba wazana amavangingo? Cyane rwose. Aline rero ugeze mu buriri wateguwe utangiye gukora imibonano mpuzabitsina, amavangingo utangiye kuyazana ryari? Hari umuntu ushaka kuba yamara umunota, wamara iminota 5 cyangwa se akazana agiye kuba yarangiza, hari ushaka kuba atangiranye nayo akaza gusozanya nayo. Wowe amavangingo atangira ryari, ahagarara ryari? Ahubwo aza mbere y'igikorwa. Ukimara kubyiyumvamo gusa cyane aba yatangiye kumena. Niyo mpamvu utabikoze twanarwana. Utabikoze mwanarwana So wancika. Hari ingaruka bikugiraho se mu gihe adasohotse? Mundarakurya. Kinda. Hanyuma rero utubwiye yuko utangira mbere yayo. Biza guhagarara ryari se Aline? Kuko ushobora guhura n'umutipe ushaka kukurongora amaturu nk'atanu. Muri amaturu 5 yose ko wavuze ko komerezaho niko aya mavangingo y'abakiza cyangwa ari cyane. Hanyuma rero Aline urakoze cyane kuri iyo ngingo duhaye. Aline, ubundi mu bigaragara abahungu baratandukanye. Abagira udutsina dutoya n'abagira ibitsina birebire. Kuri wowe ukunda umusore cyangwa se ukunda igitsina gabo kimeze gute? N'ufite igitsina kirekire cyangwa ufite igitsina kigufi? Mbere na mbere ndi Isilamu. Ako biterwa kuvuga ngo indende ingufi biterwa na nyirayo ubumenyi afite. Shobora kuba ari ndende ariko ukavuga se uyakoze iki? Akaba ari nubwo ari bari ngufi pe uyireba ukavuga ati nta kintu rero bumarira, ariko gahita wumva n'ibyo ufite byose wabimugabira. Aline rero ngira ngo tuganira twibanze cyane ku banyamahanga, ntabwo twize twinjira mu banyarwanda. Ariko harimo n'abanyarwanda nka gakondo wavukiye mu muryango, uba muri sosiyete, ubana n'abantu bagiye batandukanye. Abanyarwanda bo wabumvishe gute kuri iyo ngingo? Bashoboyera barenze babandi bose. Ni ukuvuga ngo muri za bileto watanga bo wabagira abarimu. Biterwa n'uwo ari we, ntabwo ari bose. Ubwo ushatse kuvuga iki? Duhingero za babiri batandukanye. Biriya tureba tukarebera inyuma tukavuga uyu afite ibi, uyu afite ibintu. Biterwa umumenya iyo mugeze ku iyo ngingo. Hari ushobora gukosora ukavuga ati wawu kabisa. Hari ugeze kubikora cyane. Wumva waterekaho imitungo yawe cyane, ndamubwira nsaba icyo ushaka. Yes. Hanyuma Aline, hari abantu bashobora kukubona gutya kuri kamera za Karima TV bakavuga turi mukobwa turifuza kuba twamubona tukamuganiriza, ese wenda yabakora wenda muhe buryo, ese hari uwamukenera wenda akeneye ko bishimana, hanyuma wenda akaba ari nk'ikintu runaka ashobora kuba agenderaho yaka. Ubundi mu bigaragara umuntu yifuza kuryamana nawe yifuza ko mwishimana, byibura yaguha amafaranga angana? Ntabwo nkunda kujya mu biciro. Ntabwo ukunda kujya mu biciro, ariko ayafite nabyo ntacyo bitwaye cyane. Ari nicyo cy'ingenzi ko ntabwo waryamana n'umuntu nawe uri umuntu utekereza ngo ugende ejo azajya imvange cyangwa tuvuge wenda araje noneho arifuza yuko mugirana ibihe agakora uduturu 2 yarangiza akigendera, ntahandi hantu muzongera guhurira, nuko gusa yifuza kwishimisha nawe akagusiga wishimye. Byibuza ku muntu uri hasi ufite ubushobozi bukeya yaguha amafaranga angana? Mama nka Kenzi duturu 2. Ubwo kamwe ni 7,500 akandi ni 7,500. Biterwa. None se muri wowe mu buzima bwawe hari ushobora kubona ukabona wamuhera n'ubuntu? Mana ari n'uwaguha amafaranga ejo ukavuga ati icyamunyereka nibura ngo muhere ubuntu. Ariko uwo muntu mwarahuye cyane, warumvishe uko ameze ukavuga ati muntu yera nkosoye. Wanyuma ndavugana no mu buzima busanzwe umubonye bwa mbere. Yes. Bibaho kumva mwishimiye cyane. Unanjye bashaka ko wanyishimira? Ndabikubwira. Yambwira kugira ngo mbimenye. Numve nimba uzankozaho nzaza nyitwaje kofi cyangwa se ukurikije uko wambonye. Wabonye ngewe ko uzabuze ko utari buntobe
ibyo nanga nibyo nanga wanga. kuba wansigana agahinda naguhereye ubuntu. Yes. Yeah. Okay. None mbe nikokinga. Eh. Urakoze cyane. Aline none rero umaze kutubwira ko harimo n'abanyarwanda mushaka kuba mwarahuye kandi babana beza bazi icyo gukora, mushaka kuba muhura bakagushimisha mu buryo mu buriri. Aline, turagira ngo ukoreshe umubiri wawe uko turimo kuwubona kuri mikoro no kuri kamera za Karema TV, utwereke iyo urimo kurangiza uburyo ubumezemo, uburyo ubuhumekamo, uko umubiri wawe uba wifashe. Iyo ndangiza mvuze induru ngasakuza. Uvuze induru guteze nyine tubwire nyine tuvuge ubu ngubu urimo urarangiza urimo urabyumva neza, urangiza uvuga buti ntacyo bivuge nta kibazo ntacyo. Icyo nzi nuko ndasakuza pe. Urasakuza? Ntacyo tuguhaye amasegonda 6 usakuzemo ukuntu usakuza yirimo urangiza kugira ngo abantu benshi bamwe badukurikira bavuga ngo ni ibipepirano, ngo abakobwa benshi bariyemera ngo baranyara kugira ngo abantu benshi cyane babakurikire. Turagira ngo twereke irimo kurangiza no ukuntu usakuza. Nuva kuvuza n'induru. Kunumva ukaze. Abantu ubwo hari abantu hafi bahita babyumva. Ariko mu gikorwa, yes, mu gikorwa nyirizina ntabwo ubikora gusakuza cyangwa nabwo ubusakuza kame mu wishimye. Hanyuma Aline rero ngira ngo abadukurikiye kuri mikoro za Karema TV turabasaba gukora subscribe kugira ngo mubashe kubona inkuru zacu umunsi ku munsi, mugakora commentaire, andikirwa ubutumwa, mukavuga ibitagenda ndetse n'ibigenda kugira ngo tubashe kubikosora, hanyuma ibyiza nabyo tubashe kubikaza tubigire birebire kugira ngo murusheho kuryoherwa. Ugakanda like kugira ngo utwereke yuko turi kumwe. Jya kuri channel ya YouTube channel wandikemo Karema Films Rwanda, urahita ubona video zacu zose, tubafite amakuru menshi agiye atandukanye. Turi kumwe n'umukobwa yitwa Aline kuri kamera zacu muramubona, n'umukobwa mwiza, yababwiye uburyo ateyemo, ariko ntagire abandika bansaba nimero, ahubwo mujye mwandika muvuga ati wenda twashinye uburyo yitwara mu kunyaka nimero, ntago ndibuze kuyimuha, kereka nyiri ubwite nabyemera akaza kuyitangira, ariko ntago byemewe. Urakoze cyane Aline. Hanyuma rero ufite akana keza cyane, ako kana kari kukareba wumva umeze ute? Wumva unezerewe cyane. Aline, ngiye kukubwira akantu numvishije, ariko uraza kumfasha kandi ukambwiza ukuri. Abakobwa beza b'abasireyi nkamwe babavugaho ko hari imiti mugira ishobora gutuma ikurura igitsina gabo bo mu mahanga yose, East Africa, Afrika y'Iburasirazuba, Iburengerazuba, i Burayi, Amerika n'ahandi, Aziya n'ahandi. Biri n'amahire ko waduhaye ingero z'abantu mwahuye mu bihugu ndetse no mu migabane igitandukanye. Aline, kuko ibintu bivugwa n'ibyo abakobwa hari imiti bashobora kwisiga bagakundwa n'abantu b'ingeri zose? Ntabwo ibyo mbihamya kuko njye nayo ngira, nta na mugenzi wanjye nzuyigira, uwayigira rero nuko yaba atizeye. Kandi ndizeye. Urizeye? Hanyuma rero tubwiye yuko nta miti bisiga, ni urukundo gusa rusanzwe, niko akora umuntu ukumva mwishimiye, nubwo hari benshi tuzi baduhaye ingero yuko bashobora kuba bayikoresha. Hanyuma Aline, umunsi wa mbere ukora imibonano mpuzabitsina wabikoze ufite imyaka ingahe? Nshaje, nari mfite imyaka 19. 19? Wari warashaje burundu. Navukiye mu cyariyo. Nose nta musore mwakundanaga yo? Aho wamyikundira abatipe b'i Kigali? Muze wanjye yagiraga amahane, ntabwo ibyo nayo kubijyamo. Nabigiyemo rero aho muviriye iruhande. Ababyeyi bose bariho? Oya. Okay. Hariho mama? Oya. Papa? Nta n'umwe mfite. Sorry, ihangane. Byari kuba byiza ko bariho bakabona umwuzukuru wabo, umwana mwiza cyane. Igihe tuzakorana ikiganiro kindi, tuzakora ikiganiro noneho uri kumwe n'umwana tumurebe. Hari benshi bashaka kugira ngo bazamurebe bavuga ati koko se nibyo, ntabwo ari kubeshya, ashaka kugira ngo atwereke ko ari gutwika. Yes, urakoze cyane. Hanyuma rero papa w'umwana ari Kacyiru, uri mu murenge wa Gisozi, murahura kenshi
gashoboka, iyo ari kane mu cyumweru kaba gahagije kandi nibyo. Hanyuma papa w'umwana urimo muganira wumva afite izihe nzozi, wumva ni iki kintu arimo kugufasha gishobora kuba cyaguteza imbere, kuko biri kose ejo ashobora kuba yahura n'impamvu, agahura n'impanuka, akaba yasubira iwabo, agahura n'ubundi burwayi runaka, cyangwa se akaba yanava no muri ubuzima kuko hapfa wavutse. Ni iki kintu arimo gutegura cyazatuma byibura nawe hari ahantu ugera ku buryo uzabasha kurera umwana we, kuko nubwo yamwiyandikishijeho ariko ntekereza ko wenda iri iwabo basanga batamuzi, cyangwa se hari bene wabo yabibwiye bakabigira ibanga kugira ngo batamuca. Ariko ni iki kintu arimo kugufasha ariko gutegura gishobora kuba hari ahantu cyazakugeza? kenshi ngiye bizinesi nkora ko no mu gihe azaba adahari izagufasha. Nibanga iyo bizinesi no yanshingiye alimentation. Yagushingiye alimentation? Wow, ufite alimentation? Yego. Aline, wanyemerera alimentation tukayamamaza? Nta kibazo. Uratubwira izina ryayo, tubwira aho iherereye, hanyuma dukurikiye bajye bazibyibuza no kuyigurira, avuga ati kadufashe uriya muvandimwe munyarwanda mwene wacu. Alimentation iba mu Kigarama, Umurenge wa Gisozi. Umurenge wa Gisozi. Nibyo gusa cyangwa uratubwira ati na alimentation yitwa gutya iherereye aha n'aha, cyangwa tubyihorere? Ni ebyiri mu Murenge wa Gisozi ku Gataje. Ku Gataje. Okay. Abashaka rero kuba mwateza imbere Aline kuri alimentation yiwe, mwaza ku Gisozi aho bita mu Kigarama ku Gataje, mukabaza ngo alimentation ya Aline ni iyihe. Ibyo birahagije. Aline ubaye nkuguye muri koma. Nibyo? Okay. Aha. Urakoze cyane. Hanyuma Aline, usibye bino bihugu duturanye twegeranye, urimo kumva nk'amateka cyangwa se wumva gutyo gusa, birashoboka ko ari igihugu muri ibyo bihugu byose twegeranye waba warabashije kugeramo? Yego. Wagiye mu kihe gihugu? Nagiye i Bugande ho gake. I Bugande. Yivuze i Bugande ho gakeya, wagiye umara igihe kingana iki? Nagiye mu mujyi waho nari ngiye gusura abavandimwe mfiteyo Mutangaruka. Ntabwo natinze. I Bugande rero bavuga ko abatipe baho bakunda abanyarwanda. Nta muntu warakugaragarije urukundo mu masaha make ushobora kuba warahamaze? Nicyo kintu natinye. Icyo kintu watinye? Kuko bavuga ko bafite n'ibirozi, natinye ko azabima nkanamukunda ntabiteganyije, mpita nigarukira. Bita wigarukira. Aline, bigaragara ko mu bantu mwahuye nta muganda urimo? Harimo nuko nta muvuzi. Namwibagiwe ko nahuye na benshi. Nahuye na benshi kameme. Abagande ariko buriya nabo ngo nabo barakosora. Barakosora? Yes. Aline, hari umuntu umutwandikiye ubutumwa aratubwiye ngo umuntu yagukunze yifuza kuba yagusohokana gusa byonyine, wabyemera? Cyane. Wabyemera? Hanyuma nahita nshyiraho akantu ka commentaire nkavuga ngo ubundi imibonano myiza wakora ukumva uranyuzwe, ukumva urisanzuye, niyo ukoreye mu rugo iwawe cyangwa niyo ukoreye ahantu muri lodge ufite? Nkunda muri chambre of course, kuko nkunda kwirekura. Nkunda kwirekura? Yeah. Iwanjye nshobora kubangamira abaturanyi, ariko muri chambre kuko baba bazi ko niko kazi gakorerwaho, nta kibazo bagira. Nta kibazo bagira. Uvuze ati iwanjye nshobora kubangamira abaturanyi, wabangamira mu buhe buryo? Kuba buri iwawe nshobora gusakuza nkabangamira cyagiye urimo kurangiza, cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina, no kwangiza uburiri bwawe cyane. Aline, ushobora gukora imibonano mpuzabitsina umuntu akakunyaza mutaryamye? Yes. Duha urugero. Ushobora guhagarara ukamanika akaguru naho ugakora akazi. Ubwo iyo uvuze kukamanika ntabwo abantu benshi cyane bahita babyumvamo uburyo wahagarara ukamanika akaguru. Hari ahantu waba uri? Aho ariho hose wabikora. Wabikora? Yeah. Tuvuge uricaye gutyo, sibyo? Ubwo wabikora uti? Nahaguruka akaguru kamanika gashyira ku gikuta cy'inzu runaka cyangwa bitewe n'aho muri, cyangwa ku ntebe mugakora akazi. Aline, ubwo wakamanika ute kweli? Sanga ukazamura turebe basi turebe uburyo wabikora. Ntabwo ndi munini cyane ku buryo kandemerera.
urakoze cyane. Hanyuma Aline, uragira uti nshobora kuba nabikorera mu rugo nkaba nabangamira abaturanyi, ariko muri lodge niho hantu ho kwisanzura, ni ahantu uba wishyuye ufite sekirite bagucungiye umutekano ukaza kwirekura. Hari igihe warigeze ukora imibonano mpuzabitsina byibura ukamarana n'umuhungu iminsi 2? n'icyumweru narakimaze. N'icyumweru narakimaze? Yeah. Ubwo ni ryari mwari muri hehe? Niwo twabyaranye. Twamaranye icyumweru. Twari turi iwe. Mwari muri iwe? Yego. Uwo mugenzi wese nawe uruhari? Oya, yari yaragiye iwawe. Icyo gihe wari uri utwite cyangwa wari utarabyara? Nari ntarasama. Wari utarasama? Ahubwo nshobora kuba ariho nayikubiye. Muri icyo cyumweru? Urakoze cyane. Hanyuma rero iyo mwabaga muri kumwe muri ku buriri arimo kubikora, amavangingo agasohoka, ntabwo wabonaga bisa nkaho wenda ku giti cye bimubangamiye kuko byaberaga ku buriri bwe? Iyo twajyaga kubikora tugeze mu gihe cyo kunyaza twajyaga kwitabira, tukabikora tukishima. Mukishima? Aline, umusheri wawe avuga uruhe rurimi? Avuga Icyongereza, Ikinyarwanda azi gake, avuga n'ikiwabo. Hanyuma se Aline, umusheri wawe ajya agira igihe cyo kuba ari kumwe cyangwa se ajya agira igihe cyo gutemberana n'umwana? Cyane. Aranabikunda. Umwana wawe afite amezi 8? Afite imyaka 2 n'amezi 8. Sorry, afite imyaka 2 n'amezi 8. Umwana yakagombye kuba yaratangiye ishuri rya garidiyeni. Azaritangira ubu ngubu. Hanyuma rero turagira ngo tubwire umwana wagiye kwiga muri ishuri. Tubyamamarize. Nta kibazo, watubwira atagiye kwiga mu ishuri rya ni ku kihe kigo? Agiye kwiga Apakope. Kuri Apakope. Kuri Apakope bishyura amafaranga angahe? Papa we niwe wagiye kumwishyura, ntabwo ndareba. Ntabwo urareba? Niba ngatangiriye uyu mwaka. Hanyuma rero Aline, iri joro uyu munsi hagize umuntu wifuza gusohokana nawe, kavuga turiya mukobwa ndamushaka mugurire agacupa ngende tuganire, ariko ndabona ari mwiza, nanjye ndamusaba ibintu, wabimuha? Byaterwa. Nabyiyumvishemo nabimuha. Utabyiyumvishemo nta n'inyinya yamwereka? Ntabwo ukunze nyine n'ibyo. Ariko ubundi Aline, ubundi watubwiye ukatumenera ibanga, ubundi ukunda abasore bameze bate? Cyane cyane nkunda abagabo. Ntabwo nkunda abasore. Ukunda abagabo bameze bate? Nkunda abagabo biterwa pe. Nshobora kuvuga ngo ni mugufi simukunda, ejo nkamugaho nkamukunda. Nshobora kuvuga ngo muremure simukunda, ejo nkamugaho nkamukunda, biterwa. Hari umutwandikiye ubutumwa hano aravuga ngo aravuze ngakunda abagabo kuko iki kiganiro kirimo guca live, ngo ntabwo akunda abasore. Niyo mpamvu ukunda abagabo kurenza uko ukunda abasore? Nkunda abagabo kubera ko umugabo iyo mubikoranye ntabwo ari wa wundi ugenda ngo abikore publicité, abika ibanga. Abika ibanga kuko abazi ko ikindi kandi ntabwo umugabo ari wa wundi uvuga ngo araguharaye, ngo arabikora rimwe ahita ajugunya. Ariko abasore arabikora, ejo uzamunyureho uzanyure kuri bagenzi be usange niyo nkuru uriya ameze uku. Ngo umuntu kuvuga biratandukanye. Aline, ntabwo uri umukobwa munini cyane mu bigaragara, nta nubwo uri na muto cyane, ariko bavuga ko imiterere y'igitsina cy'umuntu nta nihuriye n'ingano y'umubiri we. Ukurikije uko ungana, ubundi ufite igitsina kinini cyangwa ufite igitsina gito? Ni kinini. Koresha intoki turebe uburyo kingana. Zamura intoki zawe gatoya kugira ngo badukukibona. Kingana gute nyine? Gishushanye gutyo ukoresheje intoki. Nuko nguko. Hanyuma rero kingana gutyo, wavuze ko naciye n'imyeyo. Ugereranyije imyeyo yawe, umuremure urimo, ukoresha intoki zawe, ungana gute? Mbona nagishije mu rugero batubwiye abakigishije. Urugero ruhe? Nuvuga ngo ungana n'urwo rutoki. Aline, iyo urimo gukora imibonano mpuzabitsina
umuhungu agakoza igitsina cye kuri uwo mweyo, wumva hari impinduka zirimo zidasanzwe cyane rwose wumva ugiye gusara. ubyumva gute ubwo? Mana wumva bya bindi by'abarokore ngo ugiye mu mwuka. wumva ugiye mu yindi monde kahise ugitayo mu yindi si, nibwo uhita wirekura bigahita ukajya wamubwira ngo aho. ubwo uvuga aho ngaho hari ikindi kirimo kuba. Okay, hanyuma rero turagira ngo duhe urugero. Umaranye n'umugabo iminota 30, nimwe murakora imibonano mpuzabitsina ntabwo ararangiza, ari nugereranije. Reka mbaze nkubaza akabazo kamwe mbere ko mubaza iki kibazo. Ari ufite amashuri angahe? Mfite amashuri 3 yisumbuye. Ufite amashuri 3 ya segonderi, wize ingero z'ibisukika. Ugereranije rero umugabo muryamanye mukamarana iminota 30, arimo gukorera bya bindi ukunda, ari kubikorera inyuma ariko kunyaza. Ari ushobora kuba usoye nk'amavangingo angana iki, yajya nk'ukiye kintu cy'igisukika? Mana we ni menshi. Icyo nzi nuko chambre twagiye mu butabaza avuga ati ntidusubireyo. Bahita bakwamagana. Bavuga ati ntidusubireyo. Okay. Ko ntibari butwakira. Hari tiro nk'ebyiri zaboneka? Zarenga. Yewe. Arine. Hanyuma rero Arine, ngira ngo abadukurikira bakomeje kubona wambaye bandana y'abanyamerika, bakibaza uyu mukobwa ese yabakunda abanyamerika, akunda stress abanyamerika, ubundi mu busanzwe abanyamerika ubafata gute? Mubona kubwiye twaryamanye nakubwiye ko arimo mu mwanya wa 2. Nabona ari abanyamerika urabakunda. Hanyuma ari niyo yambaye neza, aba yambaye agaciro kangana iki? Agaciro cyangwa aba yambaye imyenda ifite agaciro kangana gute? Cyangwa ya musenkana. Byibura. Arinde, igihe wanyweye uvuga ngo njyewe nanezerewe nahaze, ubanyweye amacupa angahe? Ngwangu utucupa 6. Tw'inzoga unywa nyine. Tw'inzoga unywa tutavuze. 6. Dutoya cyangwa tunini? Dutoya. Urabona amacupa 3 manini amwe bita mubimba. Yes. Kwitira mubimba 3. Arinde. Ngira ngo hari akabazo kamwe nshaka kukubaza. Hari mudu umukobwa ajyamo akanywa, yanywa akumva atangiye gushaka igitsina cyaba gihari cyaba kidahari, bitewe gusa n'uburyo yishimiyemo n'akakantu kamugezemo. Urabizi ko bibaho? Bijya bikubaho nawe? Iyo bikubayeho bigenze tubwo uturebe muri kumukambwira ati ndagushaka. Ushobora kuba uri ko muri kumutamwishimiye ugahamagara uzi wakwemerera mu cyo gihe. Ese hari undi mu buzima bwawe hari igihe kigera ukumva ngo hari terme bakoresha mu Gifaransa yitwa erection cyangwa se gushyukwa? Hari igihe bijye bikuzamo uri wenyine cyane rwose. Hanyuma se bikubayeho byari byakubaho ko wihamagarira umutipe ukamuga ati ndagushaka nyabona vayo ukora akazi kose? Uri mu rugo nze gusure. Niko bivuga mbega uri mu rugo nze. Oya benshi barabikoresha. Uri mu rugo nze gusure. Burya kaba katse cyane. Ubumeze nabi. Niyo wamukora akavuga ati shwi. Ariko buriya nakubaza ngo uri mu rugo nze gusure, niyo gahunda. Sure. Yeah. Wow. Byakubayeho? Cyane ntabwo ubwa mbere. Hanyuma rero Arine, turagira ngo noneho tubwire ubundi ku giti cyawe imibonano mpuzabitsina turimo tunasoza ikozwe neza ikorwa mu gihe kingana gute kandi ikorwa gute? Ugerageza kubitubwira neza. Nkunda umuntu tudakora position imwe, akinyuma kukanyaza nibura bikamara nk'iminota 7. Arimo kukunyaza? Muhindura. Iminota 7 byibuza irihagije. Uvuze akinyuma, ariko akinyuma niyo position yenyine ibaho buriya nta yindira? Ushobora no guhagarara ukamunika n'uko yakubwiye, ushobora gutera afite imbaraga, mushobora kwicara, ushobora kuryama. Hari position nyinshi abenshi bakunda kuvuga ko umuntu ashobora
gukora imibonano mpuzabitsina nawe mwicaye bibaho? iyo wigeze ubikoraho wa mugeze akurongora cyane wicaye? rwose. ubwo uba umeze ute icyo gihe kugira ngo wicaye? ashobora kwicara ukamwicaraho mwicaye mwembi, ukamwicaraho gute? ukamwicara ukayicaraho ukayicaramo Yeah. umwicayeho. ashobora no kwicara akatandaraza, kwicara hagati y'amaguru ye wenda agiye kukunyaza. Nabyo birashoboka cyane. ya urakoze cyane rero Aline, ngira ngo abadukurikiye kuri mikoro za Karema TV no kuri kamera zacu turabifuriza ko mwakomeza kudukurikirana umunsi ku munsi, mukora subscribe, mukora like. Murabona ko turi kumwe n'abantu bagiye batandukanye, atubwiye byinshi bimuranga. Ntabwo ari benshi bakunze kuvuga ku bigendanye n'ubuzima bwabo, ariko rimwe na rimwe hari abatagira isoni cyangwa se abantu bakunda kwirekura bakavuga ibibarimo batazi kwihishira. Atubwiye byinshi cyane bimwerekeyeho. Rero ngira ngo nawe nimba wumva ushobora kubagira byinshi cyane wamubaza, uzandike kuri commentaire aho ngaho tubwire ati umuntu ndamushaka, twebwe tuzamugushyikiriza, muwe mwaganira, abe yaguha amakuru menshi agiye atandukanye. Hanyuma turagira ngo ugire ijambo rimwe uvuga Aline urimo gusoza. Rijyanye n'iki? Rijyanye n'abatipe bari kuguhiga, sigira ngo ubu ngubu ntibakokinze benshi. Disingo uri single, nshaka nta kibazo. wavuze yuko yikundira abagabo, ko abagabo nta stress Cyane, batera. cyane Hari umugabo mugabo. rero udakunda kujya muri roge avuga ati ninjye barambona, ariko avuga ati namusanga iyo mu rugo. Umuntu yemeye kuza kugusanga mu rugo nta kibazo? Nabyo nta kibazo. Nta kibazo. Umwana se? Mbana n'umwana n'umukozi, ntabwo tuba mu nzu nto cyane ngo tuvuge ngo tuba muri chambrette. Ubwo se biba ngombwa ko mwiranja icyo gihe bigenda bite umwana n'umukozi? Nta kibazo. Barabizi, baramenyereye. Nta kibazo. Nta kibazo cyabo. Wow, urakoze cyane. Ngira ngo rero abakunzi bacu ba Karema TV tukomeje kubashimira uburyo mwabanye natwe, uburyo mwadukurikiye. Ngira ngo turimo tuganira n'umukobwa bita Aline, ni umukobwa mwiza cyane. Muri iyi minsi iri imbere agiye gutangira gukina filime, muzamubona muri Karema TV. Azaba arimo gukina filime nziza cyane igiye gusohoka vuba cyane, yitwa Umwicanyi Karundura. Ngira ngo niko izaba yitwa. Uyu mukobwa muzamubona rero, ni umukobwa muzagenda mubona mu bikorwa bigiye bitandukanye. Nimba yifuza rero kuba wagira byinshi umubaza, andika kuri commentaire uvuge uburyo wabibonyemo, uvuge ibyo washimye, uvuge ibyo wanenze. Nta kintu bitwaye, nabyo ni inyunganizi. Imana rero bahe umugisha, turabakunda inshallah.